Aha nagarutse nyuma y'uko ikoranabuhanga rintengushye, nari ndi gukora video ya mbere ndi kubereka borune, imipaka, Bunagana, ndi kubereka icyobo kirekire cyo ikirunga cya Muhabura gihumekeramo kugira ngo kitabasha kuruka. Nta kiberetse, mwakibonye, bahita ku Muremure. Mwabibonye video ya mbere, ariko nyine kubw'ikoranabuhanga dore ni hariya kuri gashamba muri kubona ako gashamba kari hagati, kari hagati murambona ko ibyo nari nambaye aribyo nambaye. Ako gashamba kari hagati, karakantu ako gatoya kari hagati y'ishyamba kiriya kirunga, hari cya cyobo kirekire. Nababwiye ngo muri video ya mbere, nababwiye ngo borune nsha ntimuyibagirwe. Dore ho nageze rero neho sasa ku rukuta, rwa rukuta rugabanya ikirunga n'imirima y'abaturage. Murabona ko bahinze ibitunguru n'iki, abo ni Abagande. Iri ni ishyamba, sinzi uko baryita, Abagande. Twakomeje, ya borune ntimuyibagirwe. Aha urukuta murarubona, uru rukuta rw'ishyamba rw'ikirunga, kugira ngo inyamaswa zitabasha gusohoka zikangiriza abaturage cyangwa se zikabonona. Bahisemo kurushyiraho, ariko bo bararwubakishije iki, sima. Aha sasa rero ya borune ya kabiri ngiyi ishaje, borune ya kabiri ngiyi yanditseho National Park. Iyi borune niyo ya mbere. Iyi borune imaze igihe kirekire cyane. Iyi niyo bavuga ko wari umupaka w'u Rwanda na Uganda. Aha uyu niwe wari iki gisima cyo bavuga ko ubwo natangiye iki gisima bavuga ko abona bavandimwe banjye turi kuvugana bahangaha nyine bari kunyobora. Aha iki gisima bavuga ko cyari ni igisima kigabanya, bavuga ko kigabanya umupaka w'u Rwanda na Uganda. Ubwo niba ari byo simbizi, ariko ari byo baba baratwibye. Dore kuva ku gisima aha, ubwo twavuga ko iyi position mpagazemo aha ni muri Uganda, bavuga ko ari muri Uganda. Ariko ya borone ya mbere naberetse nsha, urabona ko iyishaje ntabwo bimeze kimwe. Iyi ngiyi ni iya kera cyane ku bw'Ababirigi. Ubwo tugiye gutya, turagiye ahantu mvuye gutya, position y'iki gisima aha ni muri Uganda hano. Ubwo ndambutse gutya, ubu ngeze mu Rwanda. Niko twavuga ko ari mu Rwanda, ariko tugendeye kuri iki gisima, tukagenda gutya, ubwo turi kugenda. Ubwo twavuga ko hari mu Rwanda, ariko habaye muri no Mazilandi, ubutaka butagira nyirabwo, no Manilandi. Aha tugeze rero sasa, uyu niwo mupaka wa nyawo kuri iyi sima. Ubu ninjiye hehe? Uyu niwo mupaka. Ubundi aha niho hanyaho mu Rwanda, urabona ko hatandukanye no muri Uganda. Anze mbereke rero sasa, dore irembo ry'umupaka ngiri, muraribona. Aha twagiye, nubwo ngiye kunyura mu ishyamba, ariko ngiye kunyura mu ishyamba bitemewe n'amategeko. Inyamaswa nimfata mu ntabare. Twagiye, aha ni mu ishyamba rya Uganda nanyuze, ko muhabona ni mu ishyamba rya Uganda, ariko ntabwo byemewe nyine. Ni wa mutima mwiza wo kubakunda, kugira ngo mbereke ibintu bisobanutse. Ariko namwe mukore subscribe, nishime rwose, munzamure ku buryo bigize cya cyobo ngicyo hirya, kakandi kari gato kameze nk'agashundu, kari hagati ya kiriya gitari n'intuza, murakibona.
twagiye ya boro ntimuyibagirwe, iyi ni ishaje. aha hose baramutse iriya boro ni koko iramutse ariyo mu Rwanda, ariyo mupaka, aha hose haba ari mu Rwanda, ariko n'ubundi hahoze ari mu Rwanda. twagiye inyamaswa niyo mfata, mfite ubwoba, mfite ubwoba, habamo inyamaswa. twagiye murumva ko nahumagiye rwose, dore ishyamba ngiryo ndirimo ndi kurinyuramo, dore umupaka n'ibi biti, bino biti cya cyobo ngicyo ndagisize ndi kuzamuka, dore rwa rukuta ngurwo. aha ngibyo ishyamba rya Uganda iri, urabona nyine ko bo bahiramo bagira bate, ntabwo bameze nko nk'iwacu mu Rwanda, ntabwo habungabunga. umupaka murawubona, harimo n'akayira bahanyuraga, ariko izi ni inyamaswa zahanyuraga zigiye kubonera abaturage. dore ikirunga ngicyo, iri shyamba riragiye rigafatana na Muhabura. dore umupaka nguwo, aha hari igitari ni mu Rwanda, hano hari ishyamba ni muri Uganda. okay sawa sawa, twaje urabona ni natirere nziza rwose, hano muri Uganda kuri borne murayizibona za borne nshasha zivuguruye kuvuga ngo bazatwiba, ntabwo bizakubona. iyi borne Uganda borne, aha murayibona ya kabiri. u Rwanda nguru hano, u Rwanda mururebe neza, u Rwanda mururebe neza rwose. hano hari ibiti ntabwo bibasha gukamera, dore mu Rwanda ngaha ni mu Rwanda, aha hose muri kubona hano ni mu Rwanda. urabona ko ishyamba uko bimeze, aha mpagaze ni muri Uganda kuri boro, murambona rwose. mukomeze mukore share, like, subscribe cyane rwose, muntera inkunga, muze muraza twicarane muri kano gacaca keza kabisa. ndabakunda kandi nkomeje kubitaho, inkunga yanyu gusa nkeneye share, like, subscribe by'umwihariko. mumfashe nuzuze 1000, ngere ku 10,000, 100, miliyoni, miliyari byose, ariko nzabiterwa namwe, ariko nanjye nzitanga ku bwanyu, uburyo nzakora ibintu byose mukeneye. ndabakunda, murabona ko nabize icyuya, ntako ntagize, izuba ni ryinshi, ewana ni hatari kabisa. ewana ndabakunda, ariko ndabakunda cyane cyane. I proud for my country. Rwanda yubahwe, 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 yubahwe. Rwanda yubahwe, yubahwe, yubahwe. Rwanda yubahwe, ububahwe u Rwanda rwose. ntabwo biba byoroshye kwinjira mu gihugu cy'abandi, ariko nyine ni ibintu biba biri by'ikirenga kabisa. mugomba guterwa ishema n'igihugu cyanyu. u Rwanda by'umwihariko ni igihugu cyiza dukunda twese. tutibagiye ko tubafitiye proje, dore nguru mba narwubashe. aha tutibagiye ko tubafitiye proje ya filime nyarwanda nziza, izisekeje ariko ziri tragedy comedy, zisekeje ariko zimwe zibabaje, ziba ari inkuru zabaye, true story, inkuru zanditswe ariko zabayeho, zigendeye ku byabayeho. yego byose ntabwo bizaba ari ukuri, ariko haba zigendeye ku bya 80% ibintu bizaba byarabayeho.
filime yitwa tubafitiye filime ndabanyamamajera reka da filime tubafitiye poroje igendeye ko bana baba ku mashuri filime love story yo ku ishuri bayita amour scolaire. Iyo filime irahari irakoze ariko ntabwo turayaprodinga ku mpuza yacu kuri groupe yacu. Turahari ibintu byinshi tucyuzuzamo tucyeditinga ariko ntituyaprodinga muzumva tubageze twabagejeho abakinnyi mwarababonye bamwe barimo bazaba mu gice cya mbere n'icya kabiri barahari n'abandi tuzagera tubabagezaho. Kubw'ibyo rero turabashimiye kandi mukomeze muzitwara rwose subscribe yanyu ndima wanyu akunda. Ciao.